tubo yarasaze n'uwikanombe bajya bavuga kunshukura nk'ikirombe bakanabeshya ko utari uwadanje nyamara burya ninjye uvunika umufuko wanjye urawumerita kuwane dora za Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza wowe wihebeye taye wacu Bliss, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane, natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Nkuko ngo mbeza mbigarukaho umunsi ku wundi tuzatubagezaho amakuru y'umwe mu basore b'Abanyarwanda bahagaze neza muri iki gihe. Uyu musore yavutse mu mwaka w'1992, amazina yitwa Itaye wacu Bliss, yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi umwe mu basore bahagaze neza mu muziki wa Afrika bitewe n'ibihangano agenda asohora umunsi ku wundi. Bruce Melodie tariki 7 z'ukwa gatanu mwaka w'2022 yaraherereye mu gihugu cya Norvège mu mujyi wa Oslo mu gitaramo yari yajyanyemo n'uwitwa Intore Masamba, umugabo waje kugira performance nziza cyane Itaye wacu Bliss ku ndirimbo zigiye zitandukanye yagiye aririmba kuri uriya munsi nka Katerina. Numwe mu basore baperforminze neza kandi bashimisha buri muntu wese uri muri iriya show hara mu gihugu cya Norvège mu mujyi wa Oslo. Bruce Melodie ibyo akomeje yabyise European Tour. Ubu ngubu akomeje urugendo rwe tariki 13 z'ukwa gatanu mwaka w'2022. Bruce Melodie arabaherereye mu gihugu cy'Ububirigi muri Belgique. Hagomba kuba ari kumwe n'uwitwa Kivumbi, nawe n'umwe mu bahanzi bahagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda. Umwe mu bahanzi bagiye basohora ibihangano bigakundwa kandi n'umwe mu bahanzi iyo bari kuri stage rwose bagira performance iri ku rwego rwo hejuru. Uyu nawe agomba kuzaba ari kumwe na Bruce Melodie igitaramo kizabera hara mu gihugu cy'Ububirigi. Yamamaye ku izina rya Kivumbi, umwe mu bahanzi bazwiho gukundwa n'abakobwa ku rwego ruri hejuru. Bruce Melodie rero akaba akomeje urugendo rwe rwo kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga, aho yakoze cyitwa European Tour, dore ko azagenda ajya mu bihugu bigiye bitandukanye. Tariki 7 yaraherereye mu gihugu cya Norvège mu gitaramo yakoreye mu mujyi wa Oslo ari kumwe na Intore Masamba. Tariki 13 agomba kuba ari mu gihugu cya Belgique, ni mu gihe tariki 17 azaba ari mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris, ave Paris yerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza. Mbere yuko Bruce Melodie akora ibi byose yari ibanje gushyira hanze indirimbo yitwa Nyoola yakoranye na Eddy Kenzo. Iri ni imwe mu ndirimbo ziri gukora amateka muri East Africa, dore ko ariyo ndirimbo imaze kurebwa n'abantu benshi. Mu ndirimbo nshyashya bakakanya muri ziri mu gihugu cya Uganda, niyo ndirimbo imaze kumvwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Spotify, kandi nayo mu ndirimbo imaze gukumvwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Spotify mu gihugu cy'u Rwanda. Mu ndirimbo nshyashya zose zimaze gusohoka muri uku kwezi turimo kwa gatanu ndetse no kwa kane, akaba ariyo ndirimbo ihagaze neza mu kumvwa cyane ku rubuga rwa Spotify ndetse na Boomplay. Iyi ndirimbo ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa n'abasaga 883 mu gihe cy'iminsi 12 imaze ku rubuga rwa YouTube. Iyi ndirimbo wibuke ko Bruce Melodie yayisohoye nyuma y'uko yasohoye yitwa Total Crazy yari yakoranye na Harmonize, abantu bakaza kuvuga ko itatrendinze kubera ko Harmonize nta bufasha yigeze ha Bruce Melodie ngo babashe kwamaza iyi ndirimbo cyangwa se video challenge zigenda zikorwa umunsi ku wundi n'abantu bagiye batandukanye bakunda umuziki nyarwanda ndetse bakunda n'umuziki wa Tanzania. Nta video challenge n'imwe Harmonize yigeze postinga kuri indirimbo ya Bruce Melodie Total Crazy. Ariko bikigaragara nuko indirimbo ya Bruce Melodie yakoranye na Eddy Kenzo irusha ubushobozi indirimbo Total Crazy yakoranye na Harmonize, kuko abaka kanya Total Crazy maze amezi 2 ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa n'ibihumbi 882. Ni mu gihe Nyoola ya Bruce Melodie na Eddy Kenzo nanone yimaze kugira 883, bivuze ngo yimaze iminsi 12 imaze kurusha abantu igihumbi iyo yakoranye na Harmonize imaze amezi 2. Mbere yuko Bruce Melodie asohora Total Crazy yakoranye na Harmonize yabanje gusohora yitwa Izina yakozwe na Element, ndetse video yayikorwa na Medisa, rimwe muri video nziza. Iyi ndirimbo yo mu gihe kingana n'amezi 3 imaze kurebwa n'abasaga 911. Ikigaragara nuko indirimbo yitwa Izina n'iyitwa Nyoola mu minsi iri imbere ziraba zamaje kuzuza miliyoni views ku rubuga rwa YouTube.
ariko ntabwo najya kure y'ukuri mvuze yuko Total Crazy bigoye ko izuzuza miliyoni views, kuko ugereranyije uko indirimbo izina igenda izamuka mu mibare urebye kuri views, kuko nk'indirimbo izina ibuka kanya imaze gukorwaho like zagiye zikorwa ni like ibihumbi 18 mu gihe yagize comment 1500. wareba Total Crazy imaze iminsi igera kuri 12 imaze amezi 2 ikaba yaragize like 24,000 comment 1700. wareba iyi ndirimbo Nyoola yakoranye na Eddy Kenzo, imwe mu ndirimbo nziza cyane. Byagiye bigaragara ko ibitekerezo byinshi byagiye kuri iyi ndirimbo ya Bruce Melodie na Eddy Kenzo ari ibitekerezo byavuye kuri Eddy Kenzo, kuko injyana bakoze ni injyana y'Abagande. urebye mu myaka 3 ishize indirimbo zose Eddy Kenzo yaramaze igihe asohora, ukareba ni indirimbo Nyoola ubona ko nta hantu na hamwe bitandukaniye, ariko wareba izo Bruce Melodie maze iminsi asohora ukabona ko bitandukanye, kuko indirimbo izina indirimbo Total Crazy injyana yazo ndetse nuko bigenda nta hantu na hamwe bihuriye, ubona ko ari injyana y'Abagande. Buri muntu wese ukurikirana umuziki nyarwanda ndetse ukunda n'ibihangano nyarwanda, iyo umubajije ku ndirimbo ya Eddy Kenzo na Bruce Melodie Nyoola akubwira ko ari imwe mu ndirimbo nziza kandi zitajya zisaza, kandi akaba ari imwe mu ndirimbo ziri gukundwa cyane hara mu gihugu cya Uganda. Zagiye zikorerwa video challenge nyinshi ndetse bigikomeje kugeza kuri uyu munsi. Ikintu cyo kwishimira nuko Eddy Kenzo ari umwe mu bafashije Bruce Melodie gupromoting indirimbo kugira ngo ibashe gukundwa, kugira ibashe kugera ahangaha igeze, akaba ari imwe mu ndirimbo zihagaze neza. Ariko nanone ntabwo wavuga ko indirimbo Harmonize yakoranye na Bruce Melodie ari indirimbo mbi, kuko nanone iyo urebye mu bahanzi nyarwanda ukareba umuhanzi ubasha kuzuza ibihumbi 802 views, nta views zaguzwe zirimo biba bigoye. ubundi ni ibihumbi 190 views ni ibihumbi 200. niyo mpamvu uzasanga umuhanzi agira miliyoni 3 views ariko utamubaza n'inote y'igihumbi ku mufuka. Bruce Melodie rero akaba akomeje urugendo rwe rwo gukomeza kwiyamamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga. Ikintu cyiza cyo kwishimira nuko Bruce Melodie nubwo yakoranye indirimbo na Harmonize ndetse kaza gufeyinga, nuko Bruce Melodie afitanye indirimbo na Harmonize. Harmonize nawe azasura mu kwezi kwa 6 ubwo azaba yaje mu bitaramo byiswe Afro East Carnival. ibitaramo bizaba mu kwezi kwa 6 rero akaba aribwo Harmonize azashyira hanze indi ndirimbo ya kabiri yakoranye na Bruce Melodie. Ya mbere ni Total Crazy, Bruce Melodie wayipostinze kuri YouTube channel ye. iya kabiri rero izasohoka noneho ni Harmonize uzayipostinga kuri YouTube channel ye. Reka dutegere turebe uko izameze ndetse nuko izaboostinga cyangwa se ikakirwa ku bakunzi b'umuziki nyarwanda ndetse no ku bakunzi b'umuziki wari mu gihugu cya Tanzania. Rezami ndagushimiye wowe wese mukurikiye amakuru kuri YouTube channel Bruce Melodie Media. ngende Olivier Fernandez. ni by'agaciro kandi komeza dukurikirane kandi subscribe kujya tujye dukomeza kubana. See you, we love you guys.